kandi ntabwo nzongera kugezaho ari uko twabikunze cyane kuko ntitwabagezaho ibintu ni ukuri nabyo ni byiza. abantu barangana ahubwo abantu bafite icyo barushanya bose ni benshi ubuzima burushya ariko uziko ari n'umuntu waza turiga ega n'uyu munsi ntabwo ari uko byatunganye 100%. hari icyo mwaka mwami abariro kimpemana goma Ndabashimiye cyane abakurikiye Salomo TV, ni ibintu byiza cyane. Ubwo duherukana twarababwiye muti Imana ibahe umugisha kandi mukomere. Jewe rero nitwa Salomo Ntakinanira Imana nk'uko mubizi cyangwa musanzwe tumaze kumenyerana hano kuri Salomo TV. Ndabasuhuje cyane abanyarwanda bose muri rusange ndetse n'abatuye impande enye z'isi. Turabashimiye cyane, turabakunda kandi dukunda ko mudukurikirana kuri Salomo TV. Ni byiza cyane kandi ni iby'igiciro, kandi mujye mwibuka gukanda subscribe, like, share na comment kugira ngo dukomeze kubana namwe ku biganiro tugenda ducishaho, ndetse byaba iby'ijambo ry'Imana byaba n'indirimbo. Ibyo byose turabashimiye kandi inkunga yanyu turayibona. Imana ibahe umugisha. Rero ubwo duherukana nabaganirije ku buzima bwanjye, ubuzima bwite, ndi kubabwira uko navuye mu cyaro, uko naje i Kigali, ariko ni ibintu byinshi utahita uvuga ngo urangize icyarimwe. Ariko ndashima Imana ko uyu munsi ndi muzima, ko mpumeka umwuka w'abazima. Yes, ndi kumwe rero na mugenzi wanjye, wenda abantu baribaza ngo ninde, ariko ni umuntu mukuru araza kwivuga. Ariko ni umushyitsi kuri yica n'uyu mwanya. Yes, ariko niwe nkunda kubabwira, mbabwira ni hari abantu bagira neza, hari abantu bazi gukorera Imana. Uyu munsi rero ndumva namuzanye nk'umuntu ukomeye cyane, umuntu wanjye usobanuye byinshi ku buzima bwanjye, usobanuye urugendo runini kuri ibi ngibi bya mubona bya social media, imiziki mwabonye cyangwa n'ibiganiro, aba bifitemo uruhare runini. Ndanamushimiye cyane, Imana iguhe umugisha. Yes, uyu rero yitwa ntago nakuvuga ariko uyu ni umwe nababwiye nakundaga kuvuga, witwa Nahimana Vincent, wamfashije ansanze ahantu mu butayu, niko nabivuze, ndirimba. Hanyuma umwuka w'Imana umwemeza ko tugomba gukorana, niko nabivuga ko njye ntago ari njye. N'uyu munsi tuvugana murabona ko ari Kigali, turi kumwe hano kuri Salomo TV. Ni ibintu byiza cyane, turabakunda cyane. Rero nawe ni umuntu mukuru, ntabwo yabura kwivuga, ndagira ngo wibwire abanyarwanda, wibwire iyi public y'abantu. Yes, ni byiza cyane. murakoze cyane, mbanje gusuhuza abantu bose badukurikiye kuri Salomo TV. Yego, ari abanyarwanda bari mu Rwanda ndetse n'abari mu mahanga bose, ndabasuhuje, mukomere cyane. ni ukuri. Amazina yanjye bwite ni Vincent Nahimana. Yego, mu rugo cyangwa se kavukire yanjye ni Cyangugu, mu karere ka Rusizi, umurenge wa Butare, kagari ka Rwambogo, mu mudugudu wa Gasumo. Ndumva nivuze birambuye ku bijyanye n'aho nturuka n'iki. Umurimo nkorera Imana wo, ndi umuririmbyi muri korali. Wumve ko n'Imana yabigenje neza, ubu no muri korali nagezemo. Ndi umuhanzi ariko no muri korali Imana yarabigenje neza ngeramo. Ni ukuri. Nkaba nishimiye kugera kuri Salomo TV. Yego, kuvuga byinshi byerekeranye n'iby'Imana igenda ikora n'ibyo yadukoreye. yego, Ndahamya ata Imana ntabwo twari bumenyane, ntabwo ariko byari Imana yo yarabikoze, n'ubu yabikoze. Nicaye hano kuri Salomo TV. Yes, Imana ikomeze iduhe imigisha cyane, ndetse n'uyu jambo Imana imuhe imigisha. ni ukuri. Uba wemeye ko dukorana icyo kiganiro, ntabwo biba byoroshye ko abantu babonana gutya. Ari i Kigali, nanjye ndi i Cyangugu, ariko biragoye, ariko kubera Imana birashoboka.
Yes. Ni byiza nawe warakoze cyane kumpamagara ngo nze dusangire muri iki kiganiro cy'uyu munsi wa none. Ndatekereza none ni kuwa mbere hajya kuwa mbere. Uyu munsi ni kuwa mbere w'icyumweru. Ni byiza mwakoze cyane, mbanje kubibashimira nabyo. Shimira n'abantu bazakurikirana iki kiganiro. Yes. Kuko nibo b'ingenzi cyane, turi hano kubera bo. Yes. Yego. Nabo ndabasaba ngo nabo abazagikurikirana nabo. Nabo bazatugireho umugisha, natwe tubagireho umugisha. Nukuri. Ndumva kwivuga amazina yanjye yarayo. Ibyo nkora byo mu buzima busanzwe ngira ngo urabizi. Yes. Ariko nabyo turagenda tubiganiraho. N'uburyo ki uri hano ndabizi neza, uri mu bintu by'umuziki. Nibyo kenshi ndabizi ko ari wowe birimo cyane. Ariko nanjye aho ndi ivugabutumwa ndirimo. Yes. Mu rwego rwo kwamamaza ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Ndumva ari ibyo bijyanye no kwivuga. Ndumva nta muntu ubutaha kuri iyi social media ya Salomo TV nta muntu uzambaza ati hajya wa muntu yitwa nde. Yego. Amazina yanjye yo ni Nahimana Vincent, babyumve banabimenye. Kandi dore ko nkunda no kubivuga nkavuga ni hari umuntu wamfashije yitwa Nahimana Vincent, n'uyu rero n'uyu turi kumwe hano kuri Salomo TV. Kandi reka mbwire n'abanyarwanda cyangwa abantu batari baherutse kutubona wenda mu buryo runaka, nari maze iminsi ndwaye rwose uriya mwaka buriya bonane yabaye ndwaye, ariko ndashima Imana ko ndi muzima. Ariko Satani n'abadayimoni nubwo batifuza ko tubaho, ariko Uwiteka arahari kugira ngo aturenge. Hashimwe Yesu wakurengeye. Nukuri Imana ishimwe, yumve ko nyihaye icyubahiro cyane. Yes, rero ntabwo umuntu yabura gushima Imana, kuko ibintu umuntu yashimaho Imana ni byinshi. Ariko ndumva tumaze kwibwira abanyarwanda ndetse n'abanyarwandakazi bose. Yego. Ubu rero abakuru n'abatoya baradukurikiye hano kuri Salomo TV. Ndumva rero uko byasa kose reka twiragize Uwiteka kugira ngo ikiganiro tugiye kugirana rwose kizabe icy'umugisha, dore ko ari n'ikiganiro cya mbere muri uyu mwaka wa 2024, ndetse ni n'ikiganiro cya mbere nanjye nitabiriye hano kuri Salomo TV. turi no kumwe njye nawe, ni ibintu nishimiye cyane, ni ibintu byiza cyane, n'abanyarwanda badukurikiye babinezerwe. Nukuri Imana ishimwe. Reka rero reka twiragize Uwiteka. Nshimye n'Imana ko yabanye natwe ikabana n'abanyarwanda muri rusange. Kandi reka mbifurize mu mwaka mushya muhire wa 2024. Wa 2023 wo waradusize, Imana ishimwe. Kandi abagize ibibazo bihangane, tubabwire nti pole bakore, aho biba bidakomeye, kuko bibaho, ntago abantu bose bagira amahirwe. Aya ntabwo bishoboka. Ahubwo Imana ishimwe ko nukuri hari ibintu igenda ikora mu buzima bw'abantu. Nukuri Mana turagushimiye, turaguhimbaje kuri Imana nziza. Tugushimiye kuri Imana yabanye natwe mu mwaka wa 2023. Uyu munsi turi mu mwaka wa 2024. Amashimwe n'ayawe Nyagasani. 2024 rero mu kwezi kwa mbere turagushimiye, kandi ubwo dutangiye uku kwezi kwa mbere turi kugushima, turi kugusaba ngo naturengere ukore ibintu bifatika. Iyi televiziyo izakomere rwose, igere mu mahanga hose, yemerera ubutumwa bucaho rwose, abantu bujye bufasha abantu bugiraho bakora naho babageza. Rero twirukanye agasuzuguro k'abadayimoni mu izina rya Yesu. Turanga imbaraga z'imyuka mibi, turanga imbaraga z'abarangi, turirukana imyuka y'abarangi, turirukana imyuka y'abazimu n'abadayimoni. Satani n'akagambane ke turamusenyeye mu izina rya Yesu. Mana rero turagushimiye kugira neza, turagushimiye kuri Imana yumva gusenga, turagushimiye kuri Imana itari Bayali, uri Imana itari Nyabingi cyangwa Shera, kandi wumva gusenga, tuzi ko uhindura byinshi. Mana rero waravuze ngo nitujye dusenga dusubiramo amagambo, iyo tuvuga ngo Data twese uri mu ijuru, izina ryawe niryubahwe, ubwami bwawe nibuze, ushaka gikorwa mu isi nk'uko gikorwa mu ijuru. Ifunguro ridutungura duhe none, twabare ibicumuro byacu nk'uko natwe twari baducumuyeho, uduterane mu bitwoshya, ahubwo dukize umubi, kuko ubwami n'ubushobozi n'icyubahiro ari bya none iteka ryose. Amen. Yes. Nuko turashimira Imana rero ko Imana yabanye natwe, kandi nanagushimira nawe ko witanze kuva Cyangugu ukaba turi kumwe uyu munsi. Iyo ndi kubwira abanyarwanda urugendo nagize, mu rugendo rutari rworoshye, urugendo rwo kuva hari iwacu ukarenga ririya shyamba rya Nyungwe, ni ibintu bitoroshye. Ukubona umuntu ashyitse hano amahoro, ni ukuri uravuga ati Imana niyo yahabaye yonyine.
nibyo Imana yarakoze yagendanye nanjye ko nk'uko wabivuze ruriya rugendo ni rurerure cyane. Iyo ndutekereje niyo ndi kurutegura numva ntangiye kugira ibyo nibagirwa nzanakora n'ibyo nzatwara bimwe ndanabyibagirwa kuko ni urugendo rurerure. Nanjye nicara siko nicaye neza nkumva mu mutwe ndazengerewe nkasinzira nkongera nkaryama nkakanguka nkabona urugendo ntaho ndagera. Reka ariko nyine hashimwe Imana yonyine yatumye ngera aha kuko urugendo nka ruriya urabizi aba ari rurerure, ari impanuka zo mu mihanda. ariko reka nanabwira abantu ko uyu muntu yambaye neza. Uyu muntu yambaye neza, nanjye ndi kubibona, nanjye nubwo niyambariye made in Rwanda ariko nuko urakoze. Ni byiza kuba nambaye neza, byo n'abandi babimbwiye ko nambaye neza, ariko nyine iyi Imana yagize uko ibigenza ntubizi se, birakunda byose ni Imana ibikora, njye nta ruhare mbifitemo, ntabwo byakunda. Imana iyo yabigenje neza ikabyemera ikaguha igihumbi nyine, cyangwa se ukagirirwa n'amahirwe umuvandimwe akaguteza se ugira ngo no kubona ubutirarega n'andi mahirwe, ariko ntabwo biba watiye ndabizi aba ari ibyawe, ahubwo nuko nyine muba mugira ngo mutabyemera, ariko nta nicyo binatwaye. ariko ntacyo nashinze, Imana yaroroheje. ariko Vincent uko njyewe reka nkubwire, ari ubuzima nabayemo, sibyo? Yego, ubuzima ari ubuzima umuntu abamo akaba yabubwira abantu bakavuga ati ni imitwe, ni ibintu byo kubeshya byo kuri social media cyane rwose, ariko pe ubuzima bubi bubaho. ubuzima bubi umuntu akaba mu buzima nk'abantu. uyu mwanya hari abantu bari kubyumva neza, hari abantu badukurikiye hano kuri Salomo TV, yego, bakurikiye iyi channel, bakurikira ibiganiro byacu, kandi baranahari banadukunda cyane benshi. Njyewe narababaye ejo bundi, hari umuntu wambwiye arambwira ngo ariko ngo ibintu mucishaho byo kwivuga ngo ukavuga ngo ubuzima waciyemo ngo ukimena. Ntabwo ari ukwimena, none se ko umuntu abera biciyemo, tuze tuvuga ibintu byiza gusa, tuvuge tuti ibintu byaciyemo, ibintu byaremeye, kandi wavuze mbere yo kugira ngo ubu uri i Kigali byagenze bite. umuntu wakubwira ati vuga amateka yawe yo kuba uri i Kigali, wabura ikintu uvuga. ariko Salomo, siko hari abantu bajya batinya kuvuga iwabo, bakavuga ntiwacu ni mu cyaro, ntago nabivuga nyine kubera ko yageze i Kigali, ariko njye ntago nagira isoni zo kubivuga. Ndi n'imbere ya kamera mvuga ko iwacu ari no mu cyaro, none se ko wambaye neza none, ariko ejo bundi wari wambaye na nabi, ni ikibazo gikomeye. ariko nyine nta nubwo wakwambara neza utabanje kwambara nabi, ntabwo byakunda. ariko kuvuga ngo umuntu ngo kuko yageze i Kigali ngo ntago yavuga ko ari uwo mu cyaro, ngo yavuga ko ariko ukivuga ngo uwo mu cyaro, reka nsuhuze abantu b'iwacu mu murenge wa Muganza, mu kagari ka Gakoni, mu karere ka Rusizi, n'umunyamakuru witwa Deo Habineza, umuntu wacu turamusuhuje cyane, nawe ni ukuri Imana imuhe umugisha, yagiye atwakira cyane kuri radiyo y'akarere. ubu rero urumva, kandi ndumva nkumbuye naho kuzahagera, tuzongera dusubireyo, dusure abantu turebe. hari ahantu turanakumbuye cyane rwose. kandi reka nkubwire, buriya ikintu cya mbere nabonye mu buzima habamo kutabukomeza cyane, habamo kutabukomeza, koroshya ibintu, koroshya ubuzima. yego, hari inkuru ejo bundi nabonye irambabaza y'umuvandimwe witwa Theogene, bose babireba, aheruka kugura imodoka disi, none numvise ngo yakoze impanuka, imodoka iri muri garage, none mu gihe wowe uvuga ati jyewe uru rwego nzarugeraho ryari, n'undi warugeze ari kuvuga ati ibi ni ibiki ko umuntu azamuka ejo kongera agahita hanuka akongera akagwa. kandi ibi bintu ubanza bigira akarande, ukabona umuntu ateye imbere aratumba, agiye ageze hejuru, ejo ukumva ikintu kiramanutse ngo kimeze nk'iki. Salomo, urabivuze, nibuka uburyo ki guhomba byo ntabwo umuntu abihamagara. Theo bose babireba hari yihangane, kuko ni ibintu bisanzwe. Ni n'umuvandimwe wacu, ni umubyeyi wacu, ni inshuti yacu, ariko icyo nzi cyo yihangane kandi akomere, kandi ndumva Imana izanabikore, aze hano kuri izi kamera za Salomo TV dukore nk'ikiganiro, kuko buriya ari mu bantu nafatiyeho urugero cyane, kandi n'uyu munsi mbwira tukavugana akangira inama y'ukuntu ibintu bigenda. Yego, ntabwo si uburyo bwo kuvuga ngo kumwamamaza, ahubwo ni ukwamamaza izina ry'Imana cyane rwose, kuko uriya abantu bakoze ibintu, bagakora amateka, bagakora ibintu byiza, nubwo hari abantu batabura gusebya bagenzi babo, ariko njyewe nemera ko nta muntu utagwa mu ntege nke, nta muntu utahura n'ibibazo.
rero uriya mupapa nukuri nawe ndamusuhuje cyane n'umuryango wiwe nukuri na turamusuhuje Mamerike umudamu we bose ndabasuhuje nuko Imana ibahe umugisha Salomo tutarakomeza gusa nari ngukumbuye reka nongere ngusuhuze nanjye mbere kuko iminsi yari ibayemo myinshi hafi amezi 6 bamugari umwaka ndetse azuko ari byo umwaka wari ushize ntakubona nubwo wambwiye ngo wararwaye ariko Imana ishimwe ko utapfuye ni ukuri ntabwo hari abantu barwaye bamwe banapfiramwo birahura ariko Imana we yarakurenze nibyo ni byiza ariko Vincent njya nibuka yego igihe narindi urabona muri Sinai so twahuriye mu butayu mwibuye ahantu mu Rutare ndibuka ko icyo gihe nagize no kubivugaho hano ariko bihangane ko ngasubiyemo ako kantu nta kibazo ndabwira ukuntu nagiye gusenga njya mu Rutare mwibuye hanyuma rero ndaririmba hari uribuka ko bambyukije 5:00 z'ijoro saa sita gutyo ngo ndirimba burya umugambi w'Imana hari umuntu aririmbye ngo umugambi w'Imana wejo buriya ni ndirimbo nubwo bayifata ngo bajya bavuga ngo ni isi ariko indirimbo nta ndirimbo iburamo ubutumwa bwiza ntayo umugambi w'Imana ntago ari uwejo ku mwana w'umuntu si ibya none nkanjye reka nkubwire nk'ahantu tuvuka byari bikwiye ko umuntu yaze kwicara imbere y'iyi kamera nkaba ndi kumwe na Jean Marie twicaye hano umuntu w'umukameramani nk'uri ukomeye muri iki gihugu oya si nibyo gusa n'abandi babibona ahubwo mbwira n'abantu reka nkubwire n'abantu nabo bajye bakurikire nk'uyu Jean Marie afite channel yitwa ngo Light Media TV nukuri abantu bajye banayikurikira nayo kandi habaho n'amanimero ya telefone banamuhamagare bakorere ubukwe arabushutingaga indirimbo agakora amavideo menshi agakora n'ibiganiro nk'ubu turi kumwe hano ndabizi hari n'abandi benshi kandi baba star hano muri iki gihugu bamukeneye cyane nawe Imana imuhe umugisha kwihangana kaza kaboneka nukuri nabyo ni ibintu bikomeye Imana imuhe umugisha hari umuntu wahamagara ikanga none se ntubyibuka ko rimwe na rimwe witabaza umuntu cyangwa ukamwiyambaza bikarangira njya nanabyibuka nanenga umuntu wenda si imuvuze izina yego twigeze dukorana ikiganiro zara za Kicukiro azahita abimenya nabona iki kiganiro yego urabyibuka mwana tugenda twavuye mu cyaro tuje i Kigali agadukoresha nawe amatike twakoresheje arangije ariko ntacyo ikiganiro ngo cyarahiye ari igihe Satani kuriganye reka tuvuge duke ikiganiro ngo buriya bintu byarambabaje ndavuga ati Imana izamfashe nanjye njye ngira ahantu ntago cyari cyo gihe cyabyo reka tuvuge duke ko Imana itari bwabyemere ngo tugaragare imbere ya kamera rero ukuvuga no gutaruka ubwo rero ariko none uyu munsi turashima Imana ko turi kuri Salomo TV ni channel yacu kandi mbwire n'abantu uyu muntu ni umufatanyabikorwa ahubwo ni business ndumva turi kumwe nabwo se hari abakintu batumvisha nabwo bazagome badushyigikire kuko mu minsi iri imbere hari abantu basuzuguye abandi ariko icyo nzi cyo Uwiteka arahari kugira ngo aheshe abantu b'Imana umugisha kandi ni ukuri pe buriya umuntu nakugirira neza jya ushimira umuntu akiriho buriya abantu benshi bakunda gushima umuntu yagiye ariko jya ushimira umuntu akiriho mubwire ati ni ukuri warakoze ibintu wakoze ni ibintu byiza Imana iguha umugisha kandi uwo mugisha Imana irawutanga utitawutanga ubwira n'abantu bagirira abantu ishyari ugasanga abantu ari abantu reka nkubwire ubuze ko uyu munsi dushobora kuba turi kuganira hano yego dufite plan runaka nziza ariko Satani ntajya barahanyura umuntu akaba yazi kukubwira ati ariko biriya bintu uri gukora ngenda byibuka hari igihe twagiye gukora indirimbo bakajya bakubwira muti ibintu urimo nibi ubundi mwarasaze murabona bizavamo ariko Salomo utarageraho reka gira icyo ubwira abantu tubive muzini muzingo urabivuze ndabyibuka uvuze ibintu mpita nibuka abantu bambwira nti dusohora video za mbere barambaje nti ariko hari umuntu waje arambaza ati ese niwe nabonye kuri kamera kuri video yaraje arambwira ati nkubonye kuri televiziyo ni wowe cyangwa ndakuye ntaramubwiye nti ni njyewe nangije kubimubwira arambwira nti ariko biriya bintu muri gukora byaciye mu zihe nzira uriya muntu mukorana umeze nka Theo mwamenyanye urabivuze umeze nka Theo mwahuriye he mwamenyanye ariko noneho bitewe n'uko iwacu nyine bazi ko ndi umuntu ukunda gutemberamwo baravuga ati ariko wasanga ari na Theo mwahuye cyangwa se ari na murumuna we ariko ndababwira nti uriya ni umuntu ukomeye w'umuhanzi tuziranye yego
uririmba indirimbo z'Imana. ariko ukivuga ku buhanzi reka tubwire abantu ko hari indirimbo iri muri studio kandi noneho ikintu kinakomeye ngiye kuyikorana nawe mu Rwanda iravuga ngo komera cyane komera cyane nubwo abanzi bari baduhitanye ariko Uwiteka yaraturengeye kandi icyo kintu kirakomeye ni ukuri. indirimbo rero ivuga ngo komera cyane yanjye na Vincent cyane abantu bayitegura kuko ndumva ntago iri burenze mu kwezi kwa kabiri idasohotse. ni ukuri nari nyikubwira abantu barambwira ariko mwahuriye he byagenze bite kuko nk'iwacu kugira ngo ubone umuntu wagaragaye mu itangazamakuru nka gutya ni ikintu gikomeye n'ubibonye aravuga ati ahubwo ibi bintu ntusanzwe kandi koko nta nubwo dusanzwe. ariko reka nkubwire no kureba hano uzi ko hari umuntu muje gukorana ikiganiro urabona izi kamera zirimo ziratureba noneho kugira ngo avuge areba kamera akajya avuga areba hasi hari umuntu waketeza hano nukuri bikamwijabuka kibaza uyu muntu ko nabonaga ari mucapu nuko byagenze nawe ubundi Salomon nari nkikubwira abantu barambwira ntese biriya bintu mukomeje uriya mushinga mukomeje uzagira inyungu bizagenda bite yego bakabimbaza ari benshi ariko benshi bakambwira ariko congratulation yes komerezaho uri mu ivugabutumwa kandi ivugabutumwa ni byiza hari abantu benshi wasanye imitima kubwiza ndirimbo ndavuga nicyakoze ni byiza namwe ubwo muvuga ko ibintu ari byiza kandi ubwo mubibona ko ari byiza yego simwe mwenyine mubibona n'abandi barabibona ndababwira nti okay ni byiza kandi ntago duhagarikiye ibintu turabikomeje yego ndababwira nti okay indirimbo twakoze n'abambwiye tese ko mwahagaze gukora byagenze bite ndababwira nti buriya ibintu byacu Imana y'ibirimo umugambi w'Imana ni gake kandi iby'Imana ishatse bijyana ku murongo wayo yego Imana ibitwara uko ibishaka ntago wakora bitari mu bushake bw'Imana ni ukuri nuko bakabimbwira ariko nkababwira nti muhumure mukomere ejo bundi turi hafi gushyira hanze indi ndirimbo ariko ngira ngo twababwiye ko bayita komera cyane ntago biri burenze muri uko kangahe hajya ntago iri burenze mu kwa kabiri ndumva mu kwa kabiri irajya hanze audio izaba yagiye audio ndumva hajya audio tuzakuyitunganya ejo n'ejo ndumva ejo ahubwo tunashimire n'uriya mu producer udukorera yego abantu banamumenye niwe wadukoreye n'ibya mbere uyu munsi nawe ari mu mujyi wa Kigali kandi yabikoze ari Kamembe ubu yaje Kigali ni Imana bimeze nk'ari ukugenda tukayimukana twisanga kandi ntawe ubwira undi ngo giya ahubwo tujye kureba tugasanga ibintu byakunze kandi uriya mu producer yitwa Benny Blessbeat yitwa Benny Blessbeat narizi ngo ni Ben yitwa Benny Blessbeat niko yitwa njye niko mbizi Imana imuha umugisha ariko byose nibyo uriya mwana aranabasha kuko njye nkurikije ukuntu twagiye dukorana ari ibintu bitoroshye ariko ni ukuri Imana nawe imuha umugisha rero uyu munsi bakorera ahantu kuri studio yitwa hara ku Ruyenzi aho muri quartier za Bakingije musa ni ahantu bita kuri nimba ari public studio yego niho bakorera nabo Imana ndabona basuhuje Imana ibaha umugisha buri ejo tuzaba turi kumwe ejo ndabona abantu bacu nawe yicara bizi ko ejo tuzaturi kumwe ku munsi w'ejo yes cyane turi kumwe turi gukubita twigendera kandi reka nkubwire usibye Imana yagufasha buri ubushobozi bwa studio ntago buba bworoshye ntago byoroshye asi ukuntu twahuye ntago nari gukora n'indirimbo imwe buriya kwibeshya buriya Imana n'imbere y'Imana izigira abantu umugisha njyewe ubwanjye reka nanjye nisabira imigisha Imana umugisha uyiguhe imigisha ntari umugisha umwe niyo migisha myinshi Imana izabikora kandi ndi kugenda mbiboneramo n'inyungu ni ukuri mw'ibyo nagiye nkorera abandi yego abandi ibyo nabakoreye Uwiteka iri gutanga nanjye ndi kubiboneramo imigisha uri kubibona imigisha ngenda nyibona ni ukuri nshimira Imana ko nabyo biri gukunda gusa iyo mbona ati kizana mu mujyi wa Kigali bandi bambaza ati Kamembe nihe harya batahazi kandi ndi koko naje iwanyu uriya za Gasumo urabona nagize kuzayo turanaririmba mwitorera ahantu bita ku Karambo ariko barabazerekana n'abasore ariko reka mbone no gusuhuza pasiteri wacu pasiteri wo ku Karambo ni ukuri nawe n'umwana mwiza yego ndashimye Imana ko nabyo byibutse ari ahantu banadufashe neza Imana ibaha umugisha buriya kugira ubona ahantu ho kwivuko ry'umuntu ubone barakwakiye nabyo ni ibintu byiza biragoye yes rero uyu munsi ndumva ni ukuri pe turi buganire tugire ikiganiro niwo mwanya wo kwisanzura mbonye turi kumwe nawe reka mbwira abantu ko twebwe muri kureba cyangwa jye mubona
ntabwo nakuriye mu buzima bwiza, nakuriye mu buzima bubi bugoye, ubuzima bwo mu cyaro, ubuzima bwo guhiga bikanga. Salomo, utaravuga ku by'ubuzima, ubuzima bw'iyi si buragoye. Si wowe gusa, si nanjye gusa, si na Jean Marie, yego, si na Theo, bose babireba yavuze muri ya buzima bwose yanyuzemo, si bo bonyine, n'abandi bose ni benshi ubuzima burushya. Ariko uzi ko ari n'umuntu waza akavuga ubuzima yaciyemo. Wowe buriya ntabwo ari uko ari twe dufite amateka akomeye cyane abandi, ahubwo ni uko amahirwe dushima Imana ko dufite aho kubivuga. Ni ukuri, hari umuntu waza akavuga ati jyewe naciye mu buzima, umuntu akaba yakubwira ati jyewe uzi ko hari igihe ngeraho nkavuga ari ubugari n'inusu y'akabunga cyangwa se nkaburisha amazi arimo umuntu, ariko mva ubwo buzima ni ubuzima bworoshye. Ntabwo bworoshye, ndumva bitoroshye, ariko gusa icyo nzi cyo nzi ko ntabwo biba byoroshye. Byanga bikunze ubuzima bwo turabuvugaho birambuye, ari ubwo twaciyemo, ari n'ubwo tugicamo, ubutugora, ubuturushya. Ubuzima bwo ugiye kubusesenguraho byinshi ntabwo wabivuga ngo ubirangize. Hari ubwo ushobora gushima ubwo waciyemo, ariko biri imbere ntubashe kumenya ubuzima usigaje imbere uko bumeze. Ariko Vincent, nanjye reka gusaba kandi we nanjye yicara no nyivuzeho ibintu byinshi. Yego, ushobora wenda reka nanjye ngira icyo nkubaza, turi kuganira, ariko wambwirira nk'abantu, gerageza sinzi ni muri ukuntu uri bubitsamarayizinge, mbwirira abantu ku mateka y'ubuzima bwawe. Nanjye ubu hari igihe nibaza wakuze gute, nakubonye uri mukuru, ariko ndebye iwanyu ndavuga ati Imana ikura kure. Nyageze ahantu mu Gasumo, hari n'ahantu kure, umurenge wa Bweye, ahantu ni kure. N'ubu ngubu pe reka nkubwire, ingengo ngeyo byagorana, biragoye. Wenda naza kuko turi inshuti, nkanaza tugakora igitaramo. Wowe wiruka kera, ujya waje Imana hari uko yabigenje, ubona kuri transport byaroroshye, Imana yaracishijemo impakano transport. Kandi wowe dizi ko twamenyanye ufite moto, ahubwo we byatse. Noneho ubu ntabyo se, ubu uzi ko moto iva kuri Simerwa ihagera ari 7,000. Reka da, umva ayo mafaranga nawe, ubwo gusubira nabwo 12. ubwo kugira Kamembe ni hafi 18. Ayo mafaranga urayumva? Umuntu yakubwira ngo ntazi Kamembe, wowe ugaseka, wowe uzi Kigali bakamuseka ngo nawe ntabwo ari we. Wowe waba uzi Kigali ukavuga ati ni gute uba utazi ni Kamembe, ukamera nk'ababana b'i Kigali bavukiye ahantu heza, ubwira ngo waburaye akahita akubwira ati kuko waburaye ubara n'umuceri urane mwabuzemo n'umugati, mubura n'akawunga ko kandi waburaye. Ubwo rero n'abariya bataragera i Kamembe nabo ntago twavuga ati nibo, cyangwa se nuko biragoye. Ariko turaza no gutanga nimero za telefone hano. Hari abantu baba bafite impano, talent, baba bafite impano, bajye batwandikira muri comment, bakande subscribe kugira ngo batubone ibyo dushyiraho. Hari igihe bigwa ku mutima umuntu akavuga ati nanjye aho navuye, kandi mba numva nibikunda neza, hari abantu nanjye nzagikoreraho umugisha. Ati uyu muntu nkajya nko mu ntara nkagira abantu nanjye nsapotinze nk'uko nanjye byakunze, nuko bemeze. Imana ibigenje neza bizakunda. Noneho Salomo, warumbajije ku bijyanye n'amateka y'ubuzima bwanjye, gira icyo ubwira abanyarwanda. Reka ngire icyo mbibwirira. Ubuzima bwo ntabwo bwari bwiza cyane mu ntangiriro, reka mvuge gutyo. Ubu tuvugana mfite imyaka 23, uyu twinjiyemo nduzuza na 24. Ndumva kugenda ifatiramo, nabonaga ugize imyaka iri kumfata, ariko ntabwo ari icyo ngambiriye kubabwira ko nshaje cyangwa se nkuze cyane, ariko ntabwo ari cyane. Ariko icyo nagira ngo mvuge ku bijyanye n'ubuzima, ubu tuvugana ndumva uyu mwaka no wa 24 n'ujushe. Ndagira ngo nkumenya ukamfasha gukora indirimbo cyangwa ukampa amafaranga gukora indirimbo, reka mbivuge neza babyumve cyane. Nakumenye ufite ikinyabiziga moto, kandi hari ahantu kubona umuntu, nanjye ubwanjye nawe ndatunga kubeshya abantu oya biragoye kugira ngo ugere kuri moto, utunge moto nkawe ku myaka yawe. Nukuri pe ntabwo ari ibintu ku muntu wenda hari uyu mwanya, hari abo tungana cyangwa abantu nkabona afite amamodoka n'amaveuti, ariko byose nshima Imana ko
nkanjye ntabwo ndigurira n'igare mvuga ngo nariguze oya wenda nshobora gukora ibindi nkigurira imyenda nkabaho uko nshoboye kuko njye buriya nkora ikintu gikenewe kuruta nkora ikintu cyihutirwa kuruta igikenewe kuko ibikenewe byo mbona ari byinshi ariko ibyihutirwa nibyo mbanza gukemura rero ndagira ngo cya gihe tumenyana wari ufite ikinyabiziga gusa kongera kumbwira ko ntacyo gifite yego byari byagenze bite byari bimeze bite Salomo yego muri iyi si turimo biragoye ni kwa kundi bavuga ngo ushobora kuba ukize none ariko ejo ukaba ukenye cyangwa se none ukaba ukenye ejo ukaba ukize yego nibwo tuva mu byiza tujya mu bindi cyangwa tukava mu byiza tujya mu bibi cyangwa tukava mu bibi tujya mu byiza yego bo igihe duherukana moto nari nyifite Imana yari yabigenje neza hari igihe cy'umugisha Satani nubwo dukora ibitugwanya kenshi ariko kuba nari ntunze moto icyo gihe n'ubu nkaba ntayifite urabona tuza hano i Kigali mu mwaka washize ntabwo nayikoze i Kigali ngo nitwaze na moto urabizi ko kuva Cyangugu zinaha utega imodoka kandi bwose nari butegere moto nari buyitegere iki se ko byari buhwaniremo ndanayishyuriye nayo igeze hano yayamazemo nayigurishije yangahe se sha ntabwo nayavuga narahombye zari yayiguzaga nayiguze magana ane y'icyo gihe ntiyari make ariko nyine narahombye uzi njya kuyigurisha nayigurishije 100 n'ijana ntibyageze reka da urumva nyine ko nahombye ariko kugurisha mu nyuma urumva nyine yari imaze gusaza imaze gupfa nyine guhomba nyine igihe cy'umwaka iyo kigeze nyine nuko biragorana ariko ibijyanye n'ubuzima bro natangiye niga ubu ndeba narizemo make nyine abaye ariko iyo uvuze ngo wizemo make wagarukiye nko makanga sajya ngo 6 yisumbuye sinyibitsa wa musore urumva none nanjye ni nkanjye nanjye ni 6 ndayafite mbo ndumva primaire nasibiyemo rimwe mu mwaka wa mbere handi hose ndumva Imana yaragiye ibigenza neza reka nkubwire Vincent no kuba umuntu yarize burya abantu benshi ntibabona amahirwe yo kujya ku ishuri tujye tunashima Imana ko nayo mahirwe twayabonye kadushimira Imana n'ababyeyi babigizemo uruhande kugira ngo twige kuko hari abari bafite ubwo bushobozi bwo kwiga bafite ubwo bumenyi ariko ababyeyi imiryango bavukiramo ubuzima bukenye nk'ubwo natwe twabuciyemo ariko tugirirwa ayo mahirwe turiga ega n'uyu munsi ntabwo ari uko byatunganye 100% ahubwo ni uko umuntu yiha amahoro muri duke umuntu abonye gerageza kwihamwa amahoro akavuga ni icyo nzi cyo buriya reka nkubwire ikintu cya mbere abantu bizera Imana njyewe nemera ko wizeye Imana Kristo nk'umwami n'umukiza cyane ukavuga ati Imana irashoboye njyewe reka nkubwire ntabwo najyaho ngo uvuga ngo ntabwo ndi umukiranutsi 100% njye ndi umunyabyaha ndi mu isi nakora icyaha nambaye inyama n'amaraso ntabwo ariko icyo nemera nuko Imana ari inyembabazi ibintu Imana idukorera iyo ubirebye neza njya mbona hari ibyo Imana ikora bidakwiye umuntu kuko ureka nkubwire uyu munsi ukoshereje umwana w'umuntu ibyo yakwitura wabibona cyangwa reka mvuge ngo iyi Imana twirirwa duhemukira tugakora ibyaha kandi tunavuga Imana nukuri uzi ko Imana ibaye ari umuntu yatwica igahita turangiza ahubwo se twamara n'umunsi ariko Imana ishimwe ko Imana irihangana cyane kaduha umugisha rero ubwo nari ndi kukubwira nti nk'ukuri kubivuga nti wava muri buriya buzima ndagira ngo tubwire wigize unganiriza mbwira ukuntu ubuzima buri starago biba bitoroshye wenda ntabwo ndi bukuvugira amateka ariko ubuzima bwawe bwo kuba witwa wowe sinzi abana muvukana ari bangahe wenda hari abo nabonye ariko sinzi neza umubare simwibuka neza ariko icyo nzi cyo nuko buriya buzima nabonye bwari bugoye mu rugo ndi umwana wa 5 iwanyu mu rugo iwacu buriya ndi umwana wa 5 twavutse turi abana 10 bane barapfa urumva ntibiba byoroshye nyine kubyara abana 10 bane bagapfamo ariko mu isi ubuzima budapfa nabwo ntabwo ari bwiza reka tuvuge duke turamutse twibajije abantu bakavuka ntibapfe twazaba hese
byagorana ko bitashoboka. Bo warumbajije uburyo ki mu rugo turi abana 6 nibo bariho. Bo umukobwa umwe mu bahungu 5. Urumva twigiramo umukobwa umwe. Mushiki wanyu n'umwe? Mushiki wacu n'umwe. Yego. Bo mfite bakuru banjye 2 n'abarumuna banjye 2. Ubwo urumva ubuzima bwo kuba bubonye nawe ntago buba ari bwiza wabubwira n'abandi ngo ni bwiza cyane, ariko kuko turi mu isi tujye duhora dushima ubuzima tubayemo. Ku ijambo ry'Imana ritubwira muri byose duhore dushima, ariko nayo ndashima ubuzima ndimo, kuko nubwo mvuga ngo si bwiza ariko hari abifuza kubamo mu buzima mbayemo none. Ariko tugarutse ubuzima bwanjye bwite, yego, amashuri yanjye primaire nayize kuri groupe scolaire Gasumo. Yego. Turokomenyiga kuri groupe scolaire Gasumo niho nakomereje. Ariko ukivuga aho Gasumo nanjye nize ahantu bita Nyabitimbo. Nyabitimbo ku musozi ahantu hari umunara, ndumva ari mu nce ziwacu hariya hakurya yo mu rugo. Noneho rero hariya hantu cyane arahize, ariko ndanaririmbaga buriya nabaga n'uwa mbere naririmbye buriya naje mfite impano yo kuririmba. Nuko segonderi mu wa 4 n'abari abantu b'Inyabitimbo ndabona ndabasuhuje, nabo bakubone kuri kamera turabasuhuje cyane. Noneho ubwo nza kugira gutya, ibyashoboka ko urashimire n'umubyeyi wanjye watumye ndi uwo ndiwe nona. Yego. Bakagakote nambaye nako ngakesha umubyeyi wanjye. Nukuri kuko nk'ibyo nize wenda segisiyo cyo guhera mu wa 4 nize veterineri. Veterineri ngirirwa amahirwe mu cyaro bivamwo mo gake, ntabwo navuga ngo ni cyane, ariko naboneyemo mukati, mboneramo bimwe na bimwe bitari byinshi bitari na bike. Niyo moto niho nayo nayikuye nkubwira. Yego. Nubwo ibihombo bitabura n'amatungo nkayagura agapfa, ariko nibwo butayo nyine umuntu aba arimo. Satani nayo ntago iba yishimye. Hari indirimbo rimwe nakoze urayinyibukije, mu ndirimbo twakoze hari ahantu bavuga ngo isi iragoye n'abantu baragorwa, hari abakora bikanga, bagerageza bakagerageza, bacuruza bagahomba, bahinga bakarumbya, barwaza bakarembya, batabaza bagatabazwa, abashinyaguza bagashinyagura, ngo nikimuzigeza, ariko Mana niwe ufite byose, Mana uri mu ijuru, ngwino dutabare, hari icyo mwaka mwami, mbabarira ukimpe Mana we, mbabarira ukimpe Mana we, mbabarira ukimpe Mana we, cyubahiro nyeneye, mbabarira ukimpe Mana we, ungarurira icyizere, mbabarira ukimpe Mana we, igisubizo nyeneye, mbabarira ukimpe Mana we. Mukomere cyane, turabasuhuje, ni Salomo TV, kumwe na Nahimana Vincent. Jewe rero murabizi ko nkunda kubona namwe, ariko uyu munsi ndisanzuye, ndanezerewe, ndishimye n'umukameramani ukomeye cyane wabyigiye mu Budage ari we Jean Marie, kandi akaba akorera Light Media TV. Bora abantu tujye dukoresha ukuri, ni umuntu yabyire cyo gufasha, ni ukuri nabyo ni ibintu byiza, ni ukuri. Nayo bayikurikire, ni Light Media TV akorera, ni umunyamakuru wayo, akabona ni channel ni uko mbyumva, na channel niye. Kandi sha tuvugishije kuri byaciyemo we ubwo ashaka kuba ari kurya ku mafaranga ya channel, mubona se burya ameze neza, abakeye basa neza cyane, ni ukuri. Ariko natwe ndumva ari rugo rugendo, ejo bundi birabicamo. Bajye baca umugani, yego, ngo nta mwana uvuka ngo ahite yuzura inda. Ntabwo byakunda, siko babivuga, ntabwo byakunda, cyangwa nabihengetse mukunda. Oya, uwo mugani uvuze ni rero reka tubwire abantu ko Imana igira neza, turaririmba nkuko mwabyumvishe. Ayo n'umugenzi wanjye dufatikanyije, kandi nimbwira abantu ko kuririmba ntabwo ari ijwi ryiza cyane, ahubwo kuririmba ni ukubyiyumvamo. Kuririmba ni impano, iyo ufite impano Imana iguha ijwi rirakunda ukuri. Niyo ari Salomo urabivuze, nibuka ko nza kuririmba, tuza gukora indirimbo, nibuka ko ntari nigira naririmba no muri Ecole Dimanche, niko babyitajya, babana batoya mu rusengero bamwe baba baririmba, yego, bato. Nta nubwo nigeze ndirimba no muri korali icyo gihe, reka da, ariko ubu byaremeye no muri korali ubundi. Imana ishimwe, ubu muri korali, ubu muri korali uririmba tenoro,
jewe rero byakorera byarananiye byarakunaniye ariko njye ubu ngubu usigaye ndirimba muri korali bita Bizeye Yesu. Yego uko nubasha ari amajwi yo muri korali ko ndabishoboye cyane ahubwo bajya bambwira atabari njye bayobora reka da kuko ntabwo waba uri umuhanzi ngo bajye kubwira abandi ntabwo byakora ntabwo byoroshye birakora ariko uyu munsi reka mubwire twatangiye tuganira ariko ndimo ndaryoherwa n'ikiganiro ahubwo wagira ngo turaza gukesha ndimo ndaryoherwa n'ikiganiro ku buryo ndi kumva ahubwo tugiye gutaramira abantu kuruta uko twari kuko njyewe nkanjye ndumva nuzuye kuririmba numva mfite ibyishimo byo kuririmba numva mood yo kuririmba nyirimo ariko Salomo reka tugire indirimbo tutarakomeza yego umuntu ngo iyo aririmbye burya ngo abasenze kabiri buriya dusenze kabiri muri kariya gace k'indirimbo turirimbe buriya dusenzemo kabiri abazivugisha tuzayikira ariko reka nkubwire noneho kuririmba indirimbo ikarangira yose arakaya tuba dukorera igishinga n'iki nanjye ngiye gukorera surprise dusenze kangahe ubwo ngiye gukorera surprise indirimbo ejo tuzasohora ndumva ko byaza rwose ninjye wayanditse sibyo wenda banabimenye ninjye wandika tukaririmba tukajyana muri studio kimwe nuko nawe nuyandika tuzayisohora kabisa rero ariko mu ndirimbo inanditse mu ndirimbo ndi kwandika ni indirimbo ebyiri iya mbere tugiye gukora yitwa ngo komera cyane indi izaba yitwa ngo barabiroga Salomo tararengaho wenda reka duhere ku ndirimbo ya mbere ndimo ndandika ivuga ngo ibi bintu barabiroga none se Salomo wavuze ngo iya mbere wavuze ngo ni komera cyane wabwiraga abandi bakomere reka nkubwire kubwira ngo njya kwandika indirimbo ngo komera cyane nabonaga ibigeragezo nyuramo natega amatwi nkumva hari n'abaciye mu biruti byanjye noneho hari n'umuntu uyu munsi uvuga ati ariko urwara abantu bageze kuri televiziyo gute ko nari mbazi byaranze ni nka Salomo ko byari byaranze ariko reka nkubwire gukomera cyane ariko Salomo tubwizanye ukuri nk'umuntu waba warigeze wibaga karamu akaba none ariko kureba kuri Salomo TV dutekereze kuri ubwo buzima akaba ariko kubona kuri kamera none avuga ati uyu muntu byagenze bite ko twari tuzi ko ubutayu yari arimo atazanabuvamo ni ukuri ahubwo reka mvuge ariko Imana igira neza ariko reka nkubwire hari n'umuntu ndibuka ko hari umuntu nigeze mbwira ndamubwira ati gifite impano yo kuririmba arangije arambwira ati wowe waririmba wamenye uririmba nyine yakureberaga mu butayu wari urimo ariko reka nkubwire reka iyi ndirimbo irasohoka mu kwa kabiri yego ariko nshatse ntanaririmba akantu gato yego iravuga ngo nawe yumvireho wenda ushobora kuba utarayimenya neza ariko urayumva nawe ndumva kuririmba nawe wumva wowe n'ubu ukeneye ko byumva nawe ukuri biravuga ngo komera komera cyane komera komera cyane komera komera cyane komera komera cyane nawe Imana irakwemera nawe Imana irakwemera n'ukuri Imana irakwemera komera cyane komera komera cyane komera komera cyane komera komera cyane komera komera cyane nawe Imana irakwemera nawe Imana irakwemera n'ukuri Imana irakwemera wow no kuri iyo ndirimbo ni nziza ndagira ngo mbwira abantu ko nawe Imana irakwemera bakomere nawe Imana iragukunda nubwo ubona ibintu bitoroshye nubwo ubuzima bukugoye ariko uyu munsi nje kukubwira ngo nawe Imana irakwemera Salomo yego Imana iradukunda reka nkubwire sinzi nimba nimbisobanura buri bubyumve ndagira ngo nkubwire ko hari abantu hari igihe hari ubuzima nabagamo pe jamari nkabwira umuntu nkambwira ati uyu Imana izangirira neza ubu nzaza nk'umuntu ufata hari igihe ubona ariko nonaha Imana ibirimo reka nkubwire nyine hari igihe ubona uri umuntu ugahura n'umuntu akakubwira ati wakana kahavuye umuntu noneho ugahita wibaza burya ntabwo nari umuntu kuko hari isura bakubonagamo babona utari umuntu utari umuntu babona utari umuntu icyo gihe gusa ubwo icyo gihe wari iki nyine urumva umeze nk'aho ari ikintu ariko reka dushime Imana ikura umuntu mu bintu ikamushyira mu bantu umuntu akaba we uyu munsi nkaba nicaye hano ndi kuvuga ati Salomo TV Salomo Imana umva reka mbepe Imana ishimwe Imana igira neza
wari wongeye kuvuga indi ndirimbo ngo uri wanditse ngo ibyo bintu barabiroga barabiroga ibiki se icyo cyo reka ntabwo ndi buririmbeho kuko niyo ndagusohoka ahubwo iravuga ngo barabiroga titire nuko niko yitwa barabiroga kubera ko impamvu reka nkuvuge yego ni gospel uzi ko nta zindi turirimba ariko Salomo wenda nuko utazi ko iyo mpano nanjye nyigira cyane reka kwandika indirimbo uzi ko nanjye burya afite indirimbo nubwo ntarayikunyuriramo ngo uyumve ariko nigeze mbikora yitwa isi dutuye yaranyobeye reka da nyamara bya bintu ahubwo turaje ibintu birakaze isi dutuye yaranyobeye kandi iyo ndirimbo ni nziza ntabwo ngiye kuyiririmba ariko reka dutere amatsiko abantu tuvuga duti isi dutuye yaranyobeye isi dutuye yatuyobeye ni ukuri ni nabyo Salomo iyo ndirimbo nyicariye ndi kuyandika yaricaye ndatekereza buriya nasanze kwandika indirimbo yego byinshi ari ibintu bishobora kwicara gutya kumva bise bizamo bigahita biza yaraje gutya bihita nyandika uwo munsi n'ubu ndumva mu ibyo nanditse nta kintu ndibagirwamo yego kandi ikindi reka nkubwire urumva nimba nanditse indirimbo ivuga ngo barabiroga yego reka mvugeho aka kantu wenda ntirasohoka ariko izasohoka yego ibi bintu impamvu uvuze ngo barabiroga ukumva ngo umuntu none yatunze imodoka ejo kongera agahanuka imodoka ukumva ngo yaguye mu kiraro imodoka ngo yaguye muri rigori imodoka ngo yatembye cyangwa se ngo yahiye ngo bayigurishije ku nyuma ngo moteri ngo ukibaza ubu buzima ibi bintu byo kuba umuntu agiye kugera ahantu agera akongera agahanuka ibintu barabiroga ni abadayimoni ariko ze kare ibyo ni ibintu reka nkubwire impamvu kuri ibyo bintu babisobanuye nawe mpita mbimenya ibi ni ibintu bimeze nk'akarande Salomo nuvuga ngo hakaba hari nk'abantu bameze nk'abatongeye umuryango bavuga ati uyu muryango ntuzigere ugera kuri iki ntukigeze wazagihombe ariko Salomo ibyo bintu ndi kuvuga si byo ibyo bintu nabivuze uhita unyibutsa ko nayo ntunze moto nanjye menga barabindose ariko reka nkubwire njyewe ndashima Imana ko Imana ishimwe nubwo ibyo bintu bahari ibintu baroga ariko Yesu uri mu ijuru Kristo nk'umwami n'umukiza nzi ko arogora nubwo babiroga ariko Yesu arabirogora bikemera cyane mbese nimba umuntu ashobora kwicara akakugira Tanzania kugira ngo utazagira icyo ugeraho hari numvise ngo n'abarozi ngo bamwe ngo hari n'abagurisha amasambu kugira ngo aze avuga ati vetsa se mukeneye singeneye ko azatera imbere Salomo singeneye ko azaba ari muzima Salomo urayivuze narabahombeje reka da abarozi reka narabahombeje nawe warabahombeje na Jean Marie yarabahombeje ni ukuri n'abandi badukurikira n'abandi bose barabahombeje kandi reka mbwire n'abantu bakuru uriya uzi impamvu se uriya ni umwuga Salomo reka nkubwire ndabyibuka nigeze njya gusenga icyo gihe numvaga bikaze Imana ikambwira byinshi bikomeye buriya hari abantu bakunda kumva ibyiza gusa bakumva ko Imana yababwira ibintu byiza gusa bibahumuriza gusa ariko Imana buriya ikintu nyikundira n'ibikomeye irabitubwira ni ukuri njyewe ndabyibuka ubwo nari mfite moto yego Imana yambwiyeho impanuka abadozi nyine bagenda ngo nyine agenda kuri moto bizagende gutya na gutya yego ibyo bintu umugani barabiroga ariko reka nkubwire nubwo babiroga ngo nzakora impanuka ngo bizagende gutya na gutya okay icyo gihe ndabyibuka nayo mfite amatungo yagiye mu gitambo cyanjye ariko sinapfuye inka ingurube inkoko nta nubwo nari nzi ko inkoko zipfa ngo zipfe gutyo nta kintu nta ndwara zifashe zarapfuye nyine kubera ko byari ibitambo yego ariko nkashima Imana ko yatanze ibyo bitambo njye ndasigara Imana ishimwe n'ukuri kuko muri icyo gihe nari mfite ikintu gisa n'ibigeragezo yego n'ibibazo aho byanageze nkavuga ati ahantu wahava ariko Imana ikambwira ati humura mwana wanjye nzakugirira neza yego ariko ndabona ko Imana yabigenje neza nkabwira n'abandi nabo bafite ibyo bigeragezo yego bibagoye nibakomere hari ijambo bagwana intambara yego hari indirimbo niba ari iya 205
yitwa urwana intambara nziza. Nanjye iyo ntambara narayirwanya. Harya ntabwo nyibuka neza iravuga ngo urwane intambara nziza. Niyo urwana intambara nziza. Nanjye muri icyo gihe muri ibyo bibazo nari ndimo, yego, narebye nsenga Imana, ndabwira Imana ati Imana ko wampaye moto ndeke kuyigendaho, ni ukuri nkenere kugenda ntegize abandi. Senga Imana, yego, Imana nayo igira uko ibigenza. Byari binyasamiye bibumba iminwa, byari binyirukiye ibisubizaho inyuma intambwe nk'icumi. yego, Intambwe nk'icumi ku Mana ni nyinshi, ni nyinshi cyane. ni nka bya bindi yakoreye Hezekiya agiye gupfa. Ndizera ubizi, ubwo yari agiye gupfa cyangwa se gutanga, reka mvuge gutyo, ikohereza uriya muhanuzi Yesaya ngo agende amubwiye ko atunganya inzira ze cyangwa agorora inzira ze, kagiye gutanga cyangwa kagiye gupfa. Yego, ariko Imana irareba. Yesaya, Yeremiya arareba aravuga ati ese ko nakoreye Imana, yego, kandi nkakora ibitunganye, nkakora ibishimwa nayo, agivure arasenga Imana. yego, irangije yongera yoherezayo wa muhanuzi Yesaya, agenda amubwira ati yego, ntugipfuye. Ariko Salomo bibaza Imana ikubwiye ati ntugipfuye, wari uzi wiyakire ko ugiye gupfa. Imana ishimwe. Ubivuga gutyo nuko nayo nkibikubwira, uvuze gutyo so guca mu ijambo urahita ukomerezaho. Yego, uvuze gutyo mpita nibuka indirimbo imwe nanditse ivuga ngo abantu benshi ntibagera umurera, hari abarushwa n'urukundo inyamaswa, dayimoni ndetse na satani, nibahunge ntabwo tugipfuye. Dayimoni ndetse na satani, uyu munsi rero nibahunge ntacyo tukibaye. Ayiwe Yesu ni isoko imara inyota, jye narabibonye ndabihamya, jye narabibonye we, jye narabibonye ndabihamya. Nuko ubwo Imana ibigiye ibwiye wa muhanuzi Yesaya, yego, asubira kumubwira ko atagipfuye, yego, kimwongereho indi myaka 15 yo kurama. yego, myaka 15. nawe aravuga ati ese ikimenyimenyi nabibwirwa n'iki? Iramubwira iti ngiye gusubiza inyuma, yego, izuba nk'intambwe 10 inyuma. igiye gusubiza izuba intambwe 10 inyuma. Ariko ikintu cyantunguye kikanantera ubwoba cyane, kikananshimisha, kigatuma ntinya Imana nkanayubaha. Ariko ibaze ko wari ugiye gupfa, Imana ikongeraho imyaka 15. ariko buri imyaka 10, niba bavuga ko umunsi umwe ku Mana kuri twe ushobora kungana, hajya ni umunsi umwe, ngo umunsi, ngo imyaka igihumbi, ngo ni umunsi umwe imbere y'Imana. Noneho ibaze iyo myaka 15 Imana yari yongeyeho, ushobora gusanga ni ibintu by'amayobera. Kandi ngo abantu batera ngo baranaramaga, ngo bashoboraga kumara imyaka 400 500. Njya numva ko umuntu wa mbere wamaze hafi imyaka 900. Reka da, niyo makuru njya numva. None twebwe dupfa imyaka 2 ku gakoroboyi, ni gupfira imburagihe. Oya, ngo 2 ku gakoroboyi imyaka 2. Ariko nyine twazize ibyaha, reka tuvuge duke. Uriya na Adamu na Eva badukwegeye, reba baraduhemukiye. ndetse iyo Salomo, reka nkubwire, iyo batabaho ngo tuba turama cyane. Ari gihe wenda reka tuvuge imvugo y'iki gihe bajya bavuga baraturaburije, nabo baraduhemukiye neza ubwo. Ariko buriya ntacyo wasanga Imana hari ibindi yaduteguriye biri hejuru y'ibyo bakoze, yego, biri inyuma yabyo. naho ubundi Salomo bitari ibanga, turakataje mu rugendo rw'umuziki. Ni ukuri, ahubwo nimba hari n'abandi bantu bafite uburyo bw'ubuterankunga baze badutera inkunga hano kuri Salomo TV, nibo turi kumwe, kandi tubashishikariza gukanda subscribe, like, share na comment. Bakore share cyane kugira ngo nibuze umuntu agere gutya afate nka Salomo TV, asharinge ngo mu magroupe nk'icumi cyangwa 5. Urareba imigisha Imana imwe. Imana Salomo, ajya sinakubwiye ko ibintu by'imigisha Imana itanga birakora cyane.
kandi abantu bajye biga Imana gukora neza. itanga imigisha kandi birakora. buriya Umuntu nukora akantu akakubwira ati Imana iguhe umugisha, azaba aruta wa muntu uri bugwire. reka nanabwire n'abantu, urabona nko mu nsengero tujye gusenga, twese dusenga Imana, turi abakristo. Jewe ikintu nemera, iyo ngiye mu nzu y'Imana ku cyumweru ndareba nkavuga ati mu mufuka wanjye mfite angahe, nimba mfite ibihumbi 10 yego cyangwa ibihumbi 20, mbara ibyo mfite uwo mwanya, nariye niyogoshesheje, ayo nsigaranye ubwo nkuramo icya 10 cy'Imana. Kandi uko mvuze niko, kandi ibyo bintu mbimenye vuba, ntabwo nari nzi gutanga icya 10, narabaraga nkavuga ati ubuse ko nariye menshi ndamenya ntabwo icya 10. Ariko nsanga kugira ubusambo no ku cya 10 si byiza. Ndanabwira abantu babibi ibya 10 cy'Imana bakanga gutura ngo ari amafaranga ngo bayaha abapasiteri. Rero ibintu n'ukuri bari kwirahurira amakarashyushyu n'imivumo. Nimba urarya ibyawe ukarya n'iby'Imana, yaba yakamenya igitumye ariho. Ari ijambo Yesu yavuze, yego, aravuga ngo abantu bari bamo baratura, noneho ngo haba umuntu wari ukennye cyane, aricyo giceri afite ngo aragitura. Noneho abandi bantu bari bafite amafaranga, urumva wasanga bari bafite n'amadolari simbizi, bo bakoraga ku bisago byari bafite, bakazanaho uduki bitangana na kimwe mu 10 cy'ibyo bafite. Bavuga niba umuntu afite na miliyoni y'idolari akabona gukuramo ayo mafaranga ngo atage icya 10, ni ibintu bikomeye. Ariko uwa muntu afite igiceri cya 5, nicyo cyonyine asigara, nicyo cyonyine, ariko aragitanze. Niho hantu ngo Yesu yavuze, aravuga ngo muri mwese, yego, uriya mupfakazi abarushije gutanga, ni uba utanze byinshi kuko atanze ibyo yaragize ya hafi. Naho mwebwe mutanze ibibasagutse, yego, ibisagutse ku ibyo mwari mugize mute, donc mubona bidafite umumaro, no gutanga. Donc atanze, buriya ntawe watanga umutima wawe utarabanza kuwuha Imana. Banza uwegurira Imana umutima wawe, numara kuwegurira Imana, noneho urabona unatange ku byo ufite. Yego. Ariko Salomo, yes, Imana igira neza. Ari ijambo nkunda muri Bibiliya rivuga ngo abisi nibabanga mumenye ko babanje kunyanga batarabanga, ariko kuko mutarabizi ahubwo murabona atoranyije mu bisi, icyo nicyo gituma abisi babanga. Ngo umugaragu ntago aruta shebuja. Mwibuke ijambo nababwiye nti yaba ntaraje kubabwira ibi mubamo nta cyaha muba mufite, ariko kuko nabibabwiye mufite icyaha. Rero urumva uko byasa kose, hari n'abantu ubu ngubu bicaye bakavuga ngo jyewe ngo baranyanga, baramaze bakwanga. Bazagutwara iki? Nimba bakwanga baramaze, mugani watewe niyo rindi ngo baramaze bakwanga. Ubwo kukwanga nyine neza Yesu ntibamwemeye ari umwana w'Imana, kandi ijambo riravuga ngo yari ijambo, kandi ijambo yahoranye n'Imana. Rero ntabwo we bagukunda uri umuntu. Ariko Salomo, yes, abantu banga umwana w'Imana kugira bakunda umwana w'umuntu biragoye. Yewe nkiraho abantu baheruka kumpemukira, ariko nkavuga abantu barampemutiye, abajura baranteye buriya mu kazi, baranankubita, baranankomeretsa cyane, barananyambura. Ubu ngubu ibintu byarakaze, urumva ko baranyambuye, njya no kwivuza. Buriya nivuje ku bitaro Kacyiru byari ko narivuje, ariko ndi gushima Imana ko ndi muzima. Buriya nabwiye abantu icyo bari bagamije nuko wari gupfa, ariko nabwiye abantu ndababwira nti nugira Imana ukabona ufite icyo bakwita ugasiga, dushima Imana kuko utagifite baramwica. None biriya batwaye bikubera ibitambo by'uko bagombaga kuba gupfa ukavaho. Ariko Salomo, ujya wemera ko Imana ijya ituremera ibitambo? Ni ukuri. Ubwo ibyo wari ufite iyo utabigize, reka no kwezi kwa mbere hari indirimbo ivuga ngo Mana warakoze. Mu ndirimbo nakoze ivuga ngo Mana warakoze kuba waraturinze, byari bikomeye, nje ngushimira, akira ishimwe ryanjye, nje ngushimira, akira we, akira ishimwe ryanjye, nje ngushimira. Hari ahantu nkunda muri iyo ndirimbo havuga ngo, yego, avuga ngo ni ku gitero cya nyuma, aravuga ngo waranyitangiye
urababazwa ku bwanjye, njye nari umunyabyaha utari kubabarirwa, wavuye mu ijuru uti icyubahiro cyawe, wari wifitiye ubwiza bwari bwihariye rwose, mbese naguha iki ko mbona ntacyo mfite, mbese nakwitura iki ko mbona ntacyo mfite, nguhaye umutima wanjye uwiyoborere, akira umutima wanjye uwiyoborere. Hari aho ndangiza nkahita ndirimba ku gatero ka nyuma bavuga ngo icyaha cyanjye ndacyemera kandi ntabwo nzongera, icyaha cyanjye ndacyemera naje ngo umbabarire, haleluya haleluya, warakoze nukuri nukuri twataramiye abanyarwanda uyu munsi, ariko Imana kandi nabyo ni byiza, nukuri nibanezerwe. Reka nkubwire, hari igihe wumva ukumva ngo umuntu ngo yasabye ngo mu ndirimbo zasabwe, hari igihe nanjye byisaba kuririmba, nawe nsabye ngo ndirimba, ariko nibyo. Kandi ubu hari umuntu wahise wumva avuga ati yaririmbye iriya, ubwo hari iyo nkunda kuvuga ngo navutse nk'abandi. Salomo n'ikindi hajya ijambo ry'Imana riravuga ati kunda mugenzi wawe nk'uko wikunda, niko mbyumva. Noneho banza ibintu byacu twe turabikunda cyane n'abandi babikunda, yego banabikunde cyane kandi bakoresha, turabanza twe tukabikunda kandi kuko tujya kubibagezaho ari uko twabikunze cyane, kuko ntitwabagezaho ibintu n'ukuri nabyo ni byiza. Yego kandi ikindi njyewe reka nkubwire, yego hari igihe njya nicara nkareba nk'aha twicaye ni heza, urabona iyi mikindo iri hano hari akahasa neza, ariko reka nkubwire njyewe ikintu nkubwiye, ibaze ariko ukabona umuntu afite hoteli, yego hoteli ukibaza uyu muntu ni umuntu umwe, ariko barabigira, umuntu akagira hoteli, umuntu agasanga afite ngo kampani ngo y'imodoka ngo y'ikamyo. None ikintu gitangaje reka nkubwire, bariya bose buriya ku rwego rw'umuntu buri wese agira imiryango imugeraho cyane. Ubu ngubu hari inkoni ngomba gukubitwa, none ikintu kimbabaza nk'ubu Imana ishyize hari ikavuga ngo uyu muntu ngo twese imbere y'Imana ngo turagana, n'ibibazo mfite n'akaga mfite n'amakuba mfite, none ngahita ndeba ngo ngana n'ubu uyu munsi twataramiye Abanyarwanda. Ikindi kintu ushaka kukubwira, abantu barangana, ahubwo abantu bafite icyo barushanya. Ndagira ngo dusoze kubera ko abantu twabataramiye, ni na byiza dusoze iki kiganiro cyacu twakoze, kandi tubwire abantu ngo musure Salomo TV, mukande subscribe, like, share na comment, kurikire na Light Media TV, yego nayo bayikurikire. Rero ibiganiro byacu n'ibihangano byacu murabisanga kuri Salomo TV. Nakagaruka tubaye duciyeho gatoya, ariko turi kumwe namwe, Imana ibarengere. Yego buriya nta kuntu twabasigira nimero za telefone, nimero za abantu bajya badukenera cyangwa se bakanadukumbura bakumva twabataramira. Ikindi no mu nsengero n'abafite ibitaramo badutumire, reka mbabwira nimero ya telefone, nawe uraza kubabwira niya, umwandike 079 19 12 817, ni 079 19 12 817. Iyo ni nimero yanjye, yanditse ibaruye ku mazina Ntakinanira Salomo, dore ko nitwa. Uyu muvandimwe nawe yitwa Nahimana Vincent, ni inshuti yanjye ikomeye cyane y'akadasohoka, nawe reka bahe nimero ya telefone mujye mudusuhuza tuganire. Nimero yanjye ya telefone ni 0790 yego 88 yego 799 3, ndayisubiramo 0790 88 799 3. Ndetse ushobora kutayimbonaho, reka mbahe na Tigo, yego ni 0723
2 6 yego 3 8 2 2 yego 0 7 2 3 2 6 3 8 2 2. yes muri make uwo wahamagara wese muri twe ahita abona na mugenzi we ariko mbonero no gusuhuza wa musore twari kumwe Steven yego yahoze ambwira ko ejo bundi yibarutse nawe ndamusuhuje burya ni umupapa se ni umusore ariko ari uko yabigenje ukuntu ariko nyine ni umupapa ariko nawe yumva ko ari musuhuje yego ndetse namubwiye ati nibonkwe kabisa ndetse basubireyo nta mahu ariko nsuhuje n'abantu bahantu bita ngo Nyanza ya Butare ubwo hari impamvu basuhuje Imana bahumugisha aho ngaho za Nyanza ya Butare Imana bagirire neza. Murakoze rero mwari kumwe na Salomo TV turi kumwe na Nahimana Vincent wari uri kubanga bw'ibyuma yitwa Jean Marie akorera Right Media TV nawe mukurikire channel yiwe. Murakoze Imana bahumugisha rero nakadasohoka muri inshuti zacu abanyarwanda ndetse n'abatuye isi muri rusange impande enye z'igihugu zose turabashimiye ko mubana natwe kuri Salomo TV mukande subscribe like share na comment murakoze cyane Imana bahumugisha. Ndumva ibiganiro byacu aragaruka. Yego ciao ciao. Murakoze.